Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Gatsibo, ni mu murenge wa Muhura mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Humvikanye inkuru iteye ubwoba yahahamuye abaturage batuye muri uyu murenge wa Muhura, aho umugabo yafashe umwanzuro wo kwica mugenzi we amutemye. Mbese aba bombi baje gupfa iki cyatumye umwe afata umwanzuro wo gutema mugenzi we? Ese ubuyobozi bwaba bwasobanuye iki kuri iyi nkuru yumvikanye ahangaha i Gatsibo? Abaturage nabo babonye ibi ngibi birimo kuba bemeza iby'aya makuru, mbese bagatangaza byinshi bigiye bitandukanye. Iyi nkuru iteye agahinda, hari byinshi cyane bikubiyemo tugiye kuza tugarukaho muri aya makuru yacu y'uyu munsi tugiye kubagezaho. Icyo tugusabye nyabona nuko wajya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukubwira byinshi kuri aya makuru ateye agahinda yumvikanye mu karere ka Gatsibo, akomeje gutera abagatuye ubwoba bwinshi cyane nyuma yo gusanga umugabo amaze gutema mugenzi we kandi bapfa ibintu bakakwiye kwikemurira bo ubwabo. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Gatsibo, ni mu murenge wa Muhura, ni mu mudugudu wa Mayoro. Aha hantu humvikanye inkuru idasanzwe, aho umugabo witwa Nirenganya Emmanuel yatemwe na mugenzi we bagiranye amakimbirane ahita abura ubuzima. Iyi nkuru ikomeje gutera benshi ubwoba yabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Nzeri 2024. Uyu nyakwigendera kandi yaratuye mu mudugudu wa Mayoro, akagari ka Taba, mu murenge wa Muhura muri aka karere ka Gatsibo, aho nyuma yo gutemwa n'umuturanyi we wari umupagasi we uzwi ku izina rya Gerard, yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Muhura, ariko ahagera yamaze gushiramo uwo mwuka. Iyi nkuru iteye ubwoba ihita yumvikana muri uwo mudugudu, uko nguko ikomeza guhahamura abaturage batuye muri uwo mudugudu wa Mayoro. Abaturage babonye ibingibi biba babisobanura bafite agahinda kenshi cyane, ndetse bagaragaza intimba idasanzwe ku byerekeye urupfu rwa nyakwigendera. Ku ikubitiro byemejwe n'umugore w'isezerano wa nyakwigendera witwa Kubwimana Korodina, aho mu magambo ye ubwo arimo araganira n'itangazamakuru yagize byinshi atangaza, aho yagize ati: uyu mugabo twari dufitanye abana 4, umukuru afite imyaka 21, abandi bagiye bafite imyaka igiye itandukanye, ariko umukuru yari afite iyo myaka. Ati turababaye cyane, ubuyobozi nibugire icyo bukora, abishe umugabo wanjye babihanirwe n'amategeko. Gusa uyu mugabo wacu yari yaradutaye ajya kwinjira undi mugore, kugeza ubwo muri aya masaha y'ijoro aribwo numvise inkuru ko amaze gushiramo umwuka. Bahise bampamagara, ngiye kuryama mpita nza hano sanga amaze kubura ubuzima. Kugeza ubu inzego z'umutekano zikaba zikiri ahabereye amahano, aho umuyobozi wa polisi mu murenge wa Muhura yatangaje ko abakekwaho kugira uruhare muri ubu bwicanyi baturutse, bakaba barimo barashakishwa n'inzego z'umutekano zo muri aka karere ka Gatsibo. Uyu muyobozi wa polisi mu murenge wa Muhura ubwo arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: turacyari mu iperereza, ariko amakuru y'ibanze aragaragaza ko amakimbirane yaturutse ku businzi, kuko bose bari banyoye, hanyuma uyu bamuviraho inda imwe baramukubita kugeza ashizemo umwuka.
Ku rundi ruhande kandi ariko abavandimwe ba nyakwigendera bakaba binubira kuba ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Muhura bwabasabye gutwara umurambo imuhira, aho bo bifuza ko yajyanwa ku bitaro agakorerwa isuzuma mbere y'uko bashyingura umurambo wa nyakwigendera. Umuvandimwe wa nyakwigendera witwa Rudabari Damiyani mu magambo ye mu kiniga cyinshi yagize ati: ikigo nderabuzima kiratwirukana umurambo ngo nta buruhukiro bafite, ariko natwe tukabona kumutwara bivuze kujya kumushyingura kandi yakabaye akorerwa isuzuma hakazamenyekana neza iby'uru rupfu rwa nyakwigendera. Abo mu muryango wa nyakwigendera barifuza ko bahabwa imbangukiragutabara igatwara umurambo Ikiziguro ku bitaro ugakorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa kugira ngo hazamenyekane ibyihishe inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera. Ikindi kandi barimo gusaba nuko abo bakoze ibyo bagomba kubihanirwa byemewe n'amategeko, kuko kwihanira ntabwo ari umuti wo gukemura ikibazo bari bafitanye. Ni kenshi cyane ubuyobozi mu nzego z'ibanze badahwema gukangurira abaturage ko mu gihe cy'ibibazo n'amakimbirane adasanzwe byaba byiza bagiye bagana inzego z'ibanze zikabafasha kubazabunga, aho kugira ngo bishore mu kujya gukora ibintu bidakorwa maze ngo bajye kwamburana ubuzima kugira ngo bongere basubire mu buzima busanzwe, iby'amakimbirane babireke. Kandi ubuyobozi burabugira inama abaturage kwirinda ibisindisha kuko ariyo ntandaro y'ibibazo bagenda bagirana bigiye bitandukanye. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazu kirakaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama ibyo twazahinduramo mu makuru yacu y'ubutaha, kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Si ibyo gusa, ugomba no kumva iyi nkuru ukahita uyisangiza abandi kugira ngo bamenye aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.